Yes, noneho twongeye turagarutse rero, turabakunda kandi turabishimira. Ikintu tugiye kuganiraho ni narakibabwiye, narakibasezeranyije ko tuzaganira ku bijyanye n'ubushomeri hano muri iki gihugu cyangwa se muri Afurika muri rusange. Ubushomeri, iyo ugiye kureba iyo ubushomeri, ubundi ubushomeri ni iki? Ubushomeri ni ibura ry'akazi cyangwa se ubushomeri ni ni shomaje. Ni shomaje ni uburyo umuntu ashobora kubura icyo akora kandi agejeje mu myaka yo gukora. Urumva? Nicyo twita ubushomeri. Umuntu afite imyaka 18, 18 bavuze ko ugomba kuba ufite icyo gukora. Uba ufite icyo gukora. Siko twese tubyumva. Ugomba kuba ufite icyo gukora mu myaka 18, kikugaburira, kigutunze, kikwishyurira inzu, kikagukorera ibyangombwa byose mu byo ukenera mu buzima bwa buri munsi. Iyo ugejeje mu myaka 18, uba ugomba kuba ufite icyo gukora, kigutunze, kikugaburira mu byensire, kikwambika, kikaguha ekipoma zose, noneho ukumva uri satisfied. Kabone naho utaba satisfied, ariko nibura ukaba ukemura ibibazo ku buryo bw'ibanze bitewe n'akazi ufite. Ariko iyo tugiye kureba hano mu gihugu cyangwa se muri Afurika yacu, usanga ubushomeri buri ku kigero kirekire ko gikabije. Muri iyi video ndabereka statistic y'ukuntu ubushomeri buhagaze mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Birababaje aho usanga urubyiruko rwacu rw'Abanyarwanda usanga ruri ku mihanda, ruhagaze ku mihanda, ntacyo rufite cyo gukora. Ugatekereza uti aba bantu baramukiye ku mihanda, baramukiye bidegembya, bakina amakarita, bakina ibisoro, bakina whatever. Ukabona ibyo bintu bakora, ukibaza ngo ese ejo hazaza aba bantu bizagenda gute? Ukibaza uti ejo hazaza aba bantu bizagenda gute? Ko akabando k'iminsi ugaca hakibona, mu gihe umwana w'imyaka 18, 20, 30, 40 nta kazi afite. Arangije segonderi, aricaye. Turabizi ko muri segonderi zacu buri mwaka ntihabuze ibihumbi 100 birangiza segonderi. Abajya kaminuza ni bangahe? Wowe urabyandika hasi muri comment section, umbwire ngo abajya muri kaminuza ni bangahe? Abasigara se bo ni bangahe? Ese abasigara bo babona akazi? Igisubizo ni oya. Ese abo batakabonye bibagendekera gute? Ni ugusafaringa gusa, nta kindi. Ni safari. Umbwira uti none se kandi ubwo igihugu cyungukira he? Wigishije abana ibihumbi 100, bararangije. N'ejo undi mwaka utaha hiyongeyeho ibindi ibihumbi 100, bararangije. N'ejo umwaka utaha hiyongeyeho ahandi ibihumbi 100, bararangije. None abo bantu baraza kwicara, ntacyo bamariye igihugu, ntacyo bakorera igihugu. Kandi ubwo nyuma y'imyaka 30 iri imbere, ubwo igihugu kizaba kibayeho gute? Ibibazo tuzaba tubona mu myaka 10, 15 iri imbere, ndababwira ukuri ntababeshyi, muzabyikoreza amaboko abiri. Ibibazo muzaba mubona nyuma y'imyaka 10 iri imbere, mu myaka 10 iri imbere, muzabyikoreza amaboko abiri. Si ibyo gusa, nujya kwitegereza, ese babandi bagiye muri kaminuza nazo zishobora kuba zisezerera buri mwaka nibura zicutsa nibura abana barangiza kaminuza 40 cyangwa 50. Urumva? 40 cyangwa 50.
ese abasohotse kaminuza bose babona akazi? Ni bangahe bakabona? Niba bose igisubizo nta kindi, ni urucabana. Igisubizo ni urucabana. Abasohotse kaminuza bose siko babona akazi. Hari abagenda bakicara iriya byabacanga bakiyahuza ibiyobyabwenge, ugasanga umuntu ubwanwa bwarasokombotse, ugasanga umusatsi wamwereyemo kandi yarashoje kaminuza. Ibyo bintu ndagira nkubaza, wabinsobanurira ute? None se ikibazo tuzabona mu myaka 10 iri imbere, 5, 10, 20, utekereza ko tutazakikoreza amaboko abiri? Ibi mvuga ndabivuga hano ku Nzozi TV 1 ngira ngo umuntu wese unkurikiye, cyane cyane abifite mu nshingano, bagerageze kwiga kuri iki kibazo. Iki kibazo utagikinisha. Iki kibazo ni ikibazo gikomeye cyane, aho ushobora gusanga abantu barabaye ibyihebe. Umuntu agatekereza amashuri yize, umuntu agatekereza igihe yamaze ku ntebe y'ishuri yiga, amafaranga yatanze, amafaranga ababyeyi bashyizemo, ariko umuryango we ukaba uri kwicwa n'inzara, uri kwicisha isazi ku jisho. Yari azi ko ari kwiga ngo azakemura ibibazo byo mu muryango we, ndetse n'ibibazo bya sosiyete, ndetse n'ibibazo by'igihugu muri rusange, ariko bikarangira abiburiye igisubizo. Ubuzima bwose ni suffering. None se inshuti yanjye, can you understand very well this problem? You understand very well this problem? Please, ndagira ngo iki kibazo, ndagira buri muntu wese akiteho. Buri muntu wese, you have to face with this problem. Turebe uko bizaba bimeze imbere, tuzabigenza dute? Umuti w'ikibazo ni uwuhe aka kanya tuvuga? Njyewe ndabyumva nkabitekereza bikancana, ndabitekereza bikancana. Narakubwiye ngo sisi ni maprofesa tusoma tukafika pahali kumeandikwa no school ahead return home. Ugira turakubeshya, ariko ndagira nkubwire iki kibazo tukireba mu ndorerwamo ngari kandi nini cyane. Ngira icyo nisabira, ndisabira ababifite mu nshingano zabo, ndisabira umukuru w'igihugu, ntisabira minisiteri zibifite mu nshingano. Hari minisiteri y'igihugu, minisiteri y'abakozi ba leta, nta nubwo ari na minisiteri y'abakozi ba leta, reka tuvuge ko ari minisiteri y'abakozi bose, abigenga, abikorera, ibigo biri private n'ibindi, n'aba leta bose. Iyo minisiteri bose irabareba, igomba kubitaho, kuko nibitabitaho uyu mutwaro igihugu cyikoreye muzamureba, muzabona uko uzabungana muri 2035. Uzaba ari ikibazo. Ikindi nshaka kugarukaho, usibye iyo minisiteri y'abakozi, minisiteri y'igihugu, minisiteri y'umurimo, ibyo bintu byose mugomba kubicunguza neza, mukabireba, mukabivugutira umuti, waba usharira, waba urura, ariko ikibazo kikabonerwa igisubizo. Please pay attention. Pay attention. We have to face this issue, this problem. This is a serious condition, man. Aho abantu babura akazi n'abakabonye n'intica ntikize, ntabwo ibiciro by'akazi uyu munsi
umushahara ungana n'ibiciro biri hanze hano ku isoko. We mukoresha ukoresha umuntu mugenera umushahara ubasha kugira icyo umufasha hano hanze, kuko ibiciro byo birakabije, biri hejuru cyane, ntibikingana n'isoko ry'umurimo, ntibikingana n'agaciro k'umushahara. ubwo rero bivuga iki? Bivuga ngo wowe ukoresha, mujye mureba, umuntu arava hano akajya USA, yagerayo agatangira gukora ibintu by'ibitangaza hano muri Afurika. Ntiyize, nyamara uwize kaminuza hano mu Rwanda, secondary college and so on, ntacyo ashobora kwimarira kubera umushahara umugenera. Rero gukoresha, tujye dushyiramo n'ikivandimwe, dushyiremo relationship, tumenye ngo aba bantu dukoresha nibo baduha inyungu, tubitse tukubaka, tugatera imbere, tukajya kuri byinshi. Abantu dukoresha nibo batugeza kuri ibi. Noneho ubashe kubaransinga inyungu zawe n'iz'umukozi, bibaransinge nawe, umenye ko ari ujye ku isoko, umenye ko ari ujye guhaha, umenye ko ari ukeneye kwambara, abashe kwishyura inzu. Ibaze gukoresha umuntu ngo arahembwa bakarinda bamusohora mu nzu, landlord akamuha priyavi. Ibyo bintu bamwumva byumvikana? Gukoresha umuntu imyaka 10-20 ntabashe kubaka inzu, ibyo bintu urabyumva? Njyewe mumbabarire, ndabwira abafite mu nshingano babite kuri iki kibazo kandi bacyiteho pe. Afurika mukanguke, mufite ibyo gukora, mufite ibikoresho, mufite munsi y'ubutaka hariyo ibintu by'imari, hariyo amabuye y'agaciro, hariyo peteroli, hariyo n'ibindi byinshi. Ibyo bintu kuki abanyaburayi babikoresha babikuye iwacu, babyibye iwacu, bamara kubigeza iwabo bakabibyazamo umusaruro, ugatunga bene wabo, ugatunga n'abanyafurika bava hano. Muzasome ibyegeranyo, muzasanga abantu bashirira mu nyanja hano hakurya, hano ruguru, banyuze aho muri Misiri, aho za Misiri, muzareba abantu bashirira muri Mediterane. Biriya ni ubwiyahuzi. Umuntu akaba azi ko ashobora kugwa mu nyanja agapfiramo, akavuga ngo n'ubundi napfuye mpagaze, n'ubundi narapfuye, ubundi se maze iki? Amazi nashaka ntwari, ingona nishaka intwari, imvubu nishaka intwari, nishaka mpuriremo n'umuraba n'umuhengeri ntwari, n'ubundi se ko napfuye. Umuntu akiyangaja gufata iyo risk y'urupfu. Urayumva ko ari n'urupfu, risk y'urupfu akayifata, akavuga ati ngenda agiye, ningira amahirwe nzagera i Burayi, ningira amahirwe nzagera muri Amerika, ariko niho nzabonera ubuzima. Kuki mutuma Afurika, abayobozi ba Afurika nimwe tubwira kuki mutuma tubona indi migabane nk'ari mu ijuru? Kuki mutuma tubona indi migabane nk'ari mu ijuru? Kuki mutuma twanga Afurika yacu? Kuki mutuma twanga Afurika? Ntabwo byumvikana kuntu abayobozi mudahanga imirimo ishobora gufasha abenegihugu, imirimo ishobora guhaza abenegihugu. Umwenegihugu arapfa, umwenegihugu yishwa n'inzara, umwenegihugu abura uwabwira n'uwatakira. Yagiye agafata initiative, agafata risk yo kwinjira inyanja, yirengagije ibibazo ashobora guhuriramo nabyo. Ibyo bintu mw'abantu, ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda, Kuki mwumva twahunga ubutaka bwa ba sogokuruza bwa gakondo ngo tugiye muri Amerika, nk'aho ari mu ijuru, nk'aho ari muri paradizo?
kuki mutuma tuhabona nko muri paradizo? Nimwe mutuma tubona nko muri paradizo. Ubundi naho ahantu harasa. Bariya bize uko bagomba kubaka ibihugu byabo bigatunga abanyagihugu babo. Ariko twebwe muri Afurika abayobozi barasinziriye, abayobozi bibereye mu byabo, abayobozi ibyo bintu ntabwo ari iby'i Rwanda, si ibyo muri Afurika. Mureke dukunde Afurika yacu, tuyikundishe n'abadukomokaho, maze murebe ukuntu Afurika n'abo banyamahanga bakomeza kuza hano muri Afurika, ubundi basanzwe bahakunda. Ubwo rero mu gihe twubatse inganda, tukubaka umurimo, tukubaka imirimo igatanga akazi, bizatuma kandi akazi gahemba neza. Ayo mabuye yo munsi y'ubutaka bakayitaho, bakubaka inganda ziyatunganya, zibamo ibyuma, zibamo ibyo byuma byose bakora imbunda, bakora imodoka, bakora indege, bakora amayinjini, amamoteri, bakora buri kintu cyose gikenerwa, bakora amasumatifone, bakora kompiyuta. Kandi biva hehe? Biva muri ya mabuye. Ngo havutse imodoka ngo zidakoresha ngo esanse, zikoresha amashanyarazi se amabatiri aturuka he? Ntava mu mabuye ava hano muri Afurika? Ntabwo ari mwe muyafite? Ese ko nyavuga ngo sisi maprofesa tulisoma tukafika pahali kumeandikwa no school ahead return home. So noneho niba twarize tukajyana ndetse ngo nta shuri gisigaye imbere, dusubire iwanyu. Ukabwira ngo ufite degree, ufite doctora, ufite masters, ufite whatever, ubwo bumenyi mubukusanyije mukabubyaza umusaruro. Abari muri chemistry bagakora ibyo binyabutabire bakabyegeranya, abari muri physics nabo nuko, muri physics nabo nuko, abari mu buvuzi, abari mu bisata byose mugakora ibitangaza, abari mu mibare, muri mathematics, mukayizana ikabyara umusaruro, maze abo banyamahanga nabo bakaza hano. Ikibazo ni iki? Umurimo ukaboneka, urubyiruko rwacu rukabona umurimo. Ariko ntitwongere kubona abana b'Abanyafurika bashiga mu nyanja za Mediterane bagwamo. Kameme abanyagihugu, abayobozi, kuki mutareba icyo kintu ngo mucyiteho? Ibyo bintu birababaje. Kameme nakubwiye ngo hano ni ku Nzozi TV, hano tugusaba inkunga yawe, ntabwo ari amafaranga. Icyo tukwisabira ni ugukora subscribe, ni akantu gato cyane, ni ugukandaho hariya kuri iriya buto yanditseho subscribe, ugakandaho, warangiza ukajya kuri like, warangiza ukajya kuri share, ugahereza inshuti zawe, warangiza ukajya muri comment ukandika igitekerezo cyawe. Urashaka ko tuzaganira ku cy'ubutaha, twasangiza icy'abandi bantu? Ese urashaka kuza urasaba audience, urasaba karibu yo kuza gutanga ikiganiro? Ni karibu, ngwino gitange hano ku Nzozi TV hano, maze usangize isi yose igitekerezo cyawe. Turakubwira ngo twavuze ngo uku kwezi kwa munani kuzarangiza tugeze kuri subscribe. Mumfashe ndabinginze inshuti zanjye, mumfashe uku kwezi kuzarangira tugeze kuri subscribe 300. Twese imihigo dukubita twigendera. Ciao ciao.